Mu myaka ishize cyangwa se n'ubu abanyarwanda n'abandi muri rusange barakibaza niba isi bakuze babona ariyo y'ubu. Bibaza niba isi yarahindutse kugeza n'aho izuba ricana mu buryo butigeze bubaho, imvura nayo yabiguye igatwara ubuzima bw'abantu n'imitungo. Amapfa akabije nayo arigaragaza buri munsi. Ibi tubibona mu Rwanda, muri Afurika no ku isi yose. Ariko siyansi yo itubwira ko ibi bitaje bitunguranye. Hari ibyanditswe, byapimwe kandi byemejwe n'isi kera cyane. Ibi nibyo tujye kugarukaho. Njye nitwa Manzi, nkwaye ikaze. Ihindagurika ry'ibihe climate change ni ihinduka ribaye igihe kirekire cy'ubushyuhe, imvura y'igihe kirekire ku isi yose. Ribarwa mu myaka myinshi nk'uko Andrew Tesla abivuga mu gitabo Introduction to Modern Climate Change cyasohotse mu mwaka 2016 kuri page yacyo ya 12 kugeza ku ya 15. Si impinduka z'igihe gito, ahubwo ni ihinduka rifata igihe kirekire kandi rifite ingaruka ku buzima bw'abantu n'ubukungu bw'isi. Ndaguha urugero. Mu Rwanda tuzi ko wenda mu kwezi kwa gatandatu kugeza mu matariki ya mbere y'ukwezi kwa munani hashobora kuva izuba ryinshi, ariko nyuma imvura ikagwa. Bibaye ikibazo izuba rikomeje rikava rikageza mu kwezi kwa 12. Aha niho tuvuga ko habaye ihindagurika ry'ibihe, kuko aho twari twiteze imvura izuba ryakomeje kuva. Nkuko Spencer Wyatt yabivuga mu gitabo The Discovery of Global Warming mu mwaka w'1824, Joseph Fourier yagaragaje ko isi ifata ubushyuhe kandi bukomeza kwiyongera bitewe n'imyuka iva mu bikorwa by'abantu. Mu 1896, Savant Arrhenius yerekanye ko ibyuka bisohoka mu nganda ndetse n'ahandi bikangiza ikirere bizwi nka carbon dioxide bishobora gutuma isi ikomeza gushyuha. Aha niho mu 1958 uwitwa Charles David Killing yatangiye gupima ibyo byuka bizwi nka carbon dioxide ku gipimo cya parts per million ppm, bivuze imyuka yangiza ikirere hagendewe ku kwiyongera kw'ibikorwa bya muntu muri rusange. Ibiri mu byo David Killing yabonye nuko buri mwaka ngo kuva icyo gihe imyuka yangiza ikirere ikomeza kugenda yiyongera. Mu 1988 hashinzwe IPCC, The International Panel on Climate Change, ikigo mpuzamahanga kigenzura ubushyuhe n'ihindagurika ry'ibihe. Ubushyuhe bw'isi bwiyongereyeho dogere Celsius 1.2 kuva mu 1888, kandi imyaka 8 iheruka niyo yashyushye kurusha indi yose mu mateka y'isi, nk'uko iki kigo cyabisobanuye muri raporo yacyo cyashyize hanze mu mwaka 2021. Kuri ubu imyuka yangiza ikirere nka carbon dioxide imaze kugera kuri ppm 420 bivuye kuri ppm 280 mbere y'umwaduko w'inganda, nk'uko ikigo NASA, ikigo cy'abanyamerika gishinzwe ubushakashatsi, cyabitangaje mu mwaka 2022. Ndetse kandi NASA yagaragaje ko umwuka wa methane, uyu mwuka uva mu matungo, mu mase cyangwa n'indi myanda ituruka mu nka, mu myanda ibora, mu bihingwa byo mu bishanga nk'umuceri no mu bucukuzi bwa peteroli na gazi, uyu mwuka ugira uruhare rukomeye mu kwiyongera k'ubushyuhe bw'isi, global warming. Abahanga mu bijyanye na siyansi bavuze ko impamvu methane ari ikibazo ngo nuko yongereye ubushyuhe mu kirere kurusha carbon dioxide inshuro zirenga 25 mu gihe cy'imyaka 100. Methane ifite ingaruka zikomeye mu bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe. Muri make, methane ni umwuka uhumanya ikirere cyane, ukihutisha ihindagurika ry'ibihe n'ubushyuhe bukabije. Ifite ubushobozi bwo gushyushya isi inshuro 80 kurusha carbon dioxide mu gihe cy'imyaka 20. Naho nitrous oxide ikaba ari gaze iva mu ikoreshwa ry'ifumbire mvaruganda ikoreshwa mu buhinzi. Nk'uko IPCC yabigaragaje muri raporo ya 2021, ngo nayo ni gaze igira uruhare rufatika mu kwanduza ikirere. Nk'uko Alan Clark abivuga mu gitabo The El Niño Southern Oscillation Phenomenon mu gitabo cye cyasohotse mu mwaka 2008 kuri page y'102 kugeza kuri page y'118, ngo ni amazi ashyushye agira uruhare runini mu bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe. Ndetse kandi Uwizeyimana Christophe, umusesenguzi mu bijyanye n'ubumenyi bw'isi, aradusobanurira ubundi El Niño ni iki, cyangwa se El Niña ni iki, ese ubundi bigira ingaruka ki ku buzima bwacu bwa buri munsi. El Niño iba igihe amazi y'inyanja yashyushye cyane. Ni ukuvuga ngo ku mazi hashyushye cyane. Iyo habaye gushyuha cyane rero bituma habaho no kwiyevapora cyangwa kuzamuka ku mwuka uva mu mazi y'inyanja gukabije cyane.
nka kuri iyo uzarebe nk'inkono wayipfundikiye ukabona harimo harazamukamo urwuka, ruriya rwuka birumvikana amazi y'inyanja yashyushye cyane nayo hazamukamo urwokotsi rwinshi cyane. Gusa inyanja ikunda kwibasirwa ni inyanja ya Pacifique kuko niyo nyanja nini dufite hano ku isi, ni nayo buriya igira ingaruka zikomeye cyane mu binyabihe ndetse no kugwa kw'imvura mu bice bitandukanye by'isi, nubwo hari izindi nyanja zirimo za nk'inyanja y'Abahinde, inyanja ya Atlantique n'izindi, ariko Pacifique nk'inyanja ifata igice kinini cy'isi niho ahanini ibi bibera. Iyo amazi rero y'inyanja ya Pacifique yashyushye cyane birangira mu kirere hazamutsemo urwokotsi rwinshi, ni ukuvuga ngo ni ya myuka nyine ni kwa kwiyevapora byagera mu kirere bikaza guteza ibibazo cyane byo kugwa kw'imvura mu bice bitandukanye by'isi. Ubwo turi muri cya kinyabihe cya El Nino cyangwa se kwa guhinduka kw'ikirere kwa El Nino. Ikindi kiba cyabaye nuko imiyaga, buriya hari imiyaga twita trade winds. Trade winds ni imiyaga ihutera hejuru y'amazi y'inyanja. Iyo miyaga ni nayo igira uruhare mu nanone igira uruhare muri kwa kugwa kw'imvura, kuko itatwaye rwa rwokotsi rwacumburutse mu nyanja ngo ruzamuke mu kirere, ariko inatume inyanja zihehera cyangwa zishyuha, imvura usanga habayemo impinduka. Izi trade winds muri cya gihe habayeho El Nino cyangwa se habayeho gushyuha kw'amazi y'inyanja, by'umwihariko inyanja ya Pacifique, bivuze ko imiyaga, ya miyaga ihuha hejuru y'inyanja iba ifite intege nke. Ibi kubyumva uzarebe nk'iyo habayeho ubushyuhe ukazana ventilateur mu cyumba cyangwa muri sala ahantu runaka, ya ventilateur ikagihuha, bituma ahantu hari hashyushye wumva haje ubuhehere. No ku nyanja niko bigenda. Bivuze ngo mu cya gihe amazi y'inyanja yashyushye, bivuze ko ya miyaga yakayahushye ngo yahoreze, ntabwo iri kuvuduka ku muvuduko hejuru. Izo ni za trade winds. Mu gihe cya El Nino, trade winds cyangwa ya miyaga ihuha hejuru y'inyanja iba ifite intege nke, bigatuma izuba ricanira inyanja, bityo amazi agashyuha cyane akaniyevapora, bikazamura ubwokotsi rw'ibicu byinshi mu kirere cy'isi. Iyo byagenze gutyo rero hagwa imvura nyinshi cyane hirya no hino mu bice bitandukanye by'isi. Ngira ngo ibice bikunda kwibasirwa kuko urebye nubwo biba byafatiye mu gushyuha kw'amazi cyane mu gihe cya El Nino, biba byafatiye mu gice cy'uburengerazuba bw'isi, birangira ya miyaga twavuze isunika amazi, nubwo iba yagabanije intege, nabyo bituma amazi arushaho gushyuha, isunika yajyana mu bice by'uburasirazuba. Ariyo mpamvu mu burasirazuba bw'isi hariya tubona za Bangladesh, za Buhinde, za New Zealand, za Malaysia, kaza no mu gice cya East Africa, cya Afrika y'uburasirazuba, ibyo bice usanga bigwamo imvura nyinshi cyane, nyinshi. Ariko nanone tutirengagije no mu majyepfo y'umugabane wa Amerika, naho hagwa imvura nyinshi kuko haba habayeho gucumburuka kw'urwokotsi rukabije kubera gushyuha kw'inyanja. Ariko nanone ya miyaga igasunika yerekeza mu gice cy'uburasirazuba bw'isi. Icyo gihe rero iyo izo inyanja yazamuye urwokotsi rwinshi kubera kwa gushyuha, nk'uko nabigarutseho kare, hagwa imvura nyinshi muri ibyo bice tuvuze. Iyo imvura iguye rero bigira ingaruka zikomeye cyane. Hari imyuzure, icyo gihe nibwo tubona imisozi yaredutse, icyo gihe nibwo tubona ibihingwa byuzuriweho, nibwo tubona kandi ubuhinzi burahungabana cyane, kuko imyaka myinshi iratwarwa, indi ikaterwa n'udukoko ikarumba. Ikindi nuko duhura na bya bibazo nanone byo kwangirika kw'ibikorwa remezo biturutse ku myuzure, imiyaga, inkuba, kuko urumva n'imvura iba ifite imbaraga cyane. Iki kinyabihe rero cya El Nino gishobora kumara amezi ageze mu 9 ndetse ashobora no gufata umwaka, ariko bikaba ari ibihe bisimburana. Iyo kivuyemo rero niho hahita haza ikindi kinyabihe cyangwa se irindi hinduka ry'ibihe rya climate, ari ryo ryitwa La Nina. La Nina, nimba wabashije kumva neza imigendekere ya El Nino na La Nina, birahita byoroha cyane. La Nina noneho haba habayemo opposite, ni ikinyuranyo.
ho noneho ni hahandi twisanga amazi y'inyanja yakonje cyane. Mbibutse yuko inyanja aho ngaho ibigarukwaho cyane n'inyanja ya Pacifique, kuko niyo nyanja ngari cyane kandi ikunze kugaragaramo ya miyaga twita trade winds, imiyaga ihutera hejuru y'amazi y'inyanja, ariko ikanagira uruhare mu gutanga cyangwa se mu kwirukanka kw'ibicu bitanga imvura mu bice bitandukanye by'isi. Iyo rero habayeho kwa gukonja kudasanzwe kw'amazi y'inyanja, by'umwihariko mu bice by'uburasirazuba ndetse n'uburengerazuba bw'inyanja ya Pacifique, ubwo kandi nanone ubwo biba bigiye kugwa mu rufatiro rw'inyanja y'Ubuhinde ndetse na Atlantique, nibwo haba habaye cya kinyabihe cya La Nina. Aha rero bigenda biti, ni ukuvuga ngo amazi y'inyanja yakonje. Nimba yakonje na kwa kwivapora cyangwa se kwa kuvamo urwokotsi, umwuka uzamuka mu kirere uzatanga ibicu hejuru, ntago biba bikiba. Ntago niyo bibaye biba gake cyane, kuko urumva nimba inyanja ikonje kwa ya evaporation ntago bigikunze. Ikindi kiba cyatumye amazi y'inyanja akonja ni igiki? Mwibuke ya miyaga twagarutseho ya trade winds. Ya miyaga ibiri guhuha ku gipimo cyo hejuru cyane, ibiri guhuha cyane. Nigeze gukomoza kuri ka kantu kajyanye na ventilateur, kano kuma gatanga ubushyuhe mu nzu, ari n'abakita isi ya yego. Iriya miyaga nayo rero ibiri gukora muri ubwo buryo, nimba iri guhuha hejuru y'amazi y'inyanja ku muvuduko wo hejuru, ibiri kuyahoreza. Nubwo izuba ryaba riri kuva cyane, ariko irayahoreza, itanga bwa bwehere, igatuma y'amazi atiyevapora, bikaza kurangira nanone amazi akonje mu buryo budasanzwe. Ibi nibyo biba mu gihe cya La Nina cyangwa muri cya kinyabihe cya La Nina. Ingaruka ziba rero zikurikira ibi nyuma y'ibi, nuko mu bice bitandukanye by'isi imvura irabura, kuko urumva inyanja ntiziyevapoye, nta rwokotsi rwazamutse mu kirere, ibicu biri mu kirere biri dry, birumagaye, nta mazi bifite. Bizarangira nta mvura mu bice bitandukanye by'isi tubonye. Kandi kubera ko wa muyaga uwutera cyane, ni wa muyaga ugera mu gice cy'umusozi witwa Cyumya. Hari imiyaga igikunda guhuha cyane mu gihe cy'impeshyi, ukumva n'akayaga kazanye ubukonje, ariko nyuma yako izuba rigacana cyane. No muri ino periode cyangwa se muri iki kinyabihe cya La Nina niko biba bimeze. Birangira mu bice bitandukanye by'isi bibasiwe n'amapfa akomeye cyane. Nanone muri iyi periode ya La Nina bakibasirwa n'ibihe by'inkongi. Ngira ngo tujya tubyumva mu binyamakuru bitandukanye, ukumva ngo muri Australia hahiye, i Burayi bari guzimya imisozi iri gushya, kuko iyo habayeho kumagana kw'imisozi kubera ko imvura itagwa, bitera nyine byoroshya uburyo bwo gushya cyane, buroroha, kuko niyo umuntu atagashirira ku umusozi guhita ufatwa biroroha. Umuryango w'Abibumbye mu mwaka 2015-2016 ugaragaza ko iyi miyaga yagize ingaruka ku baturage basaga miliyoni 60. Nkuko David Michael abivuga mu gitabo Climate Change and African Political Stability cyasohotse mu mwaka 2009, ubushyuhe bwiyongereye buva kuri °C 1.2 bugera kuri °C 1.5. Bityo imvura irahindagurika, amapfa n'imyuzure biriyongera, bityo ubuhinzi n'ubukungu birahungabana. Buri mwaka abantu barenga miliyoni 100 bahura n'amapfa cyangwa se imyuzure. Ndetse kandi ishami ry'umuryango w'Abibumbye rishinzwe iterambere UNDP mu mwaka 2020 yasobanuye ko umusaruro mbumbe GDP muri Afurika ushobora kugabanuka ku rugero ruri hagati ya 3 kugeza kuri 5% mu myaka 50 iri imbere. Naho mu Rwanda ho raporo z'ikigo gishinzwe ibidukikije n'umutungo kamere REMA na Meteo Rwanda, ikigo gishinzwe ubumenyi bw'ikirere, mu byo ibi bigo byagaragaje mu mwaka 2022 harimo ko ubushyuhe bwiyongereyeho bugera kuri °C 1.4 ugereranije no mu myaka 1970. Ndetse kandi zakomeje zigaragaza ko imvura itakigura igihe, ibiza byongereye bitwara imyaka n'imitungo, nk'uko REMA yabigaragaje muri raporo ya 2020 ku bijyanye n'uko ihindagurika ry'ibihe rihagaze mu Rwanda. Aha kandi hakomeza hagaragara ingaruka ku Banyarwanda zirimo indwara ziterwa n'ubushyuhe n'amazi mabi, abaturage bimurwa n'ibiza, umusaruro w'ubuhinzi uragabanuka ku kigero cya 15 kugeza kuri 20 buri myaka 10. Ndetse kandi buri mwaka nibura abantu 50,000 bahura n'ingorane ziterwa n'ihindagurika ry'ibihe.
nk'uko IPCC, The Intergovernmental Panel on Climate Change, ikigo mpuzamahanga kigenzura ubushyuhe n'ihindagurika ry'ibihe, bafatanije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima, babivuze mu mwaka 2018 na 2021 ko hari ibikwiye gukorwa kugira ngo isi yongere itekane kandi ibe neza kurushaho. Muri byo bavuga harimo kugabanya imyuka yangiza ikirere, gukoresha ingufu zisubira, kurengera amashyamba no gutera ibiti, kwitegura ibiza hakiri kare no gushyira ingamba zo guhangana nabyo. Ariko kandi muri byo twavuze haruguru nta gikozwe. IPCC, ikigo mpuzamahanga kigenzura ubushyuhe n'ihindagurika ry'ibihe, kivuga ko ubushyuhe bw'isi bushobora kwiyongera bukagera kuri °C 3. Biramutse bibaye, imyuzure iziyongera, amazi y'inyanja azazamuka hagati ya 0.5 kugera kuri 1.2 m. Ibi kandi bizagira ingaruka zikomeye ku buhinzi, amapfa akabije azakomeza kubaho kandi bibe nk'ibintu bisanzwe. Abaturage amamiliyoni bazimurwa, cyane cyane muri Afurika no mu bihugu bikennye. Indwara, ibyorezo n'ubukene biziyongera ku kigero kitigeze kibaho, cyane cyane mu bana n'abagore. IPCC kandi ivuga ko umusaruro mbumbe wa Afurika ushobora kuzagabanuka ku rugero rutigeze rubaho. Abahanga muri siyansi bavuga ko igihe cyo gufata ibyemezo ari iki. Ibyemezo birimo kugabanya imyuka yangiza ikirere, gukoresha ingufu zisubira, kurengera amashyamba, gutegura gahunda z'ubuhinzi burambye no kwitegura ibiza hakiri kare, nibyo bizadufasha guhangana n'ingaruka z'ibi bihe bizaza. Ndetse kandi abahanga muri siyansi bakomeza bavuga ko ubushyuhe bukabije butera ibyago byinshi birimo indwara z'ubuhumekero, malariya, impiswi n'izindi ndwara ziterwa n'amazi mabi. Raporo y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima WHO ryashyize hanze mu mwaka 2018 igaragaza ko buri mwaka abantu barenga 150 bapfa ku isi kubera ihindagurika ry'ibihe. Benshi muri bo nabo muri Afurika no muri Aziya. Ubuhinzi bwo mu Rwanda na Afurika bwibasirwa cyane n'ibiza. Imvura n'amapfa bigabanya umusaruro. Abenshi ayo makuru murayafite hirya no hino mu Rwanda, ntiberutse kuba i Kayonza ndetse n'ahandi. Ibi kandi bigira ingaruka ku bukungu n'imibereho y'abantu, bityo bigahungabana. Ndetse kandi abanga mu dukikije bavuga ko leta n'imiryango mpuzamahanga hari icyo bashobora gukora mu guhangana n'ihindagurika ry'ibihe, birimo gushyiraho amategeko arengera ibidukikije, gushyiraho amategeko arengera ikirere, gushora imari mu ngufu zisubira, gufasha abaturage guhangana n'ibiza no gutegura gahunda zo gucunga imijyi n'ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi mu buryo burambye. Ihindagurika ry'ibihe si inkuru yo gutinya gusa, ni isomo ryo kumva siyanse neza no gufata inshingano. Isi yose, Afurika ndetse n'u Rwanda by'umwihariko, tugomba gufata ibyemezo. Ibimenyetso biri imbere yacu: ubushyuhe bukabije, imvura idasanzwe, amapfa, imyuzure nk'ibyo mwumva hirya no hino ku isi. Ubu ni igihe cyo gufata inshingano, guhangana n'ingaruka no gukorera ejo hazaza. Siyanse iratubwira ko ibimenyetso biri imbere yacu. Ubu ni igihe cyo gukora. Ndagushimiye.